Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo byose wabibonyeho. Kandi subscribe rero kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo telefoni ngendanwa nigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari twe twaziguriye ntitugomba kuzikoresha ryari? Hari ibimenyetso bimurika ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero 20 mu saha ntuzabigeho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo uvuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kuvuga ngo telefoni ngendanwa igomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni ngendanwa, waba ukimara kuhahita ugahita utangira kuyikoresha? Oya, iyo utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha ntukoreshe telefoni. Nubo twaye kuri kilometero 80 mu saha ugenda gukoresha telefoni? Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga ahariho hose n'umuvuduko wari wose waba uri kugenderaho. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Yagenewe bande? A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kinini C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nka za velomoteri, harimo nk'amagare, harimo n'utundi tunyamitende tugendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 16 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A, 2, B, 3, C, 1, D, nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kinini C, 1, nibura kiba kigomba kugira 1. Hari icyo uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 4, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite uduhanagura kirahuri 1. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ku papuro. Mbibutsa gukanda subscribe rero kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera kujya kubona icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe
yawe aba ashobora kuzimwa mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine, hitamo kimwe ucyandike ku gapapuro. Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso kikuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu tuba tugomba kwitonda. Waba uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa, wabona ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo akazamuko gahanamye. Hano urabona iso kikuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso kikuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Wabona kino cyapa kikubwira ngo agacuri kateza ibyago, icyo cyapa ni kibe gicinze kuri ako gacuri. Ahubwo bikagusaba kubanza wagenda urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari agacuri kateza ibyago. Kino rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bihuburira. Iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hacuramye. Murabizi tugiye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe video nawo gukoreye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda, usoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari budatuma umuyobozi agomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo akomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangira ku ruhande rugenderwamo. Ikimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyo kimenyetso kirangwa n'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ubuso ubururu, ikirango cy'umweru. B, umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C, umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitsamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Kubera iki bakoresha icyapa gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru? Nuko bakoresha ibyapa bitegeka byo kubwira ngo icyerekezo gitegetswe wenda no gukata iburyo gusa, icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa. Urabizi ira byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko waramustamo A. Ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, nyandikira kuri WhatsApp 0789531626 nkwe video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buryo kigaragaza ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege. Ese kiba giteye ku buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ishusho mpande eshatu.
ubuso ibara ryera, ikirango ibara ry'umukara. B ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo rikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Iyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Usubiye kuri YouTube channel yanyu ukareba iriya video nagukoreye amafoto n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba. Bino byapa byose wabibonye ntibikugore, murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya munani kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B umuhanda udakomeza. C ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ko uyu muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira ku muso. Kubera ugarukira ku muso yabishatse kuvuga iki? Ni ngo hari igihe ubona nk'umuhanda ushamikiye ku muhanda wari urimo, ukavuga ati mbonye inzira y'ubusamo. Rero iyo muhanda ushamikiye ku wo nguwo urimo udakomeza, bashyiraho kino cyapa mu ntangiriro kugira ngo bakubwire ko umuhanda giteye mu ntangiriro udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza. Ese icyo cyapa kirangwa n'ikirango cy'amabara asati: A umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Umweru n'umutuku. Icyo cyapa kigaragazwa no kuba gifite ikimenyetso gifite amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Nicyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kivuga ko inzira giteye mu ntangira idakomeza. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango gikoze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru gasa umutuku. Niyo mpamvu hano bavuze ngo umweru n'umutuku. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikanda yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? A umuyobozi, B umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C ishobora no kugira imikanda ku zindi ntebe z'inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ziriya modoka zitwara abantu ariko umubare ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yagenewe umuyobozi. Nta watwara imodoka utambaye umukandara. Umugenzi ku ntebe wicaye ku ntebe y'imbere nawe aba agomba kugira umukandara. Ariko ziriya modoka z'umwihariko wazo zishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu hano duhisemo D. Ibisubizo byose
byose ni ukuri, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo nizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi n'intego yacu nka Rwanda Driving College. Ukeneye ko nkwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, yandikira kuri izo nimero nze nkwigisha mudasobwa, uzajye mu kizamini itakubera imbogamizi, ukorera imwe uhita utsinda. Ukeneye ko nkwigisha amategeko y'umuhanda online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa kugacura ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Hano urabona kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iyihe feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba dusa umweru, uturi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa. B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. C, ikavuga ngo iki? C, umuvuduko utarengeje. D, inzira y'abanyeshuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ibonye kino cyapa aho hantu ugeze ubujijwe guhagarara umwanya munini. Murabizi hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose. Iyo habonye kino cyapa uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Nkuko mubizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Cyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenewe gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Hano hari ibisubizo bine: A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, nyuma y'umwaka umwe na B, nyuma y'imyaka 2 ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2 ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ni nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Noneho icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kikamara umwaka umwe ku binyabiziga bidakora ubucuruzi n'amezi 6 kwa bino binyabiziga bikora ubucuruzi, ariko cyaba ari gishya ukazakenera kugisuzumisha bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Icyo cyemezo baguhaye niba ari ikinyabiziga gikora ubucuruzi kikazamara amezi 6, niba ari ikinyabiziga kidakora ubucuruzi kikazamara amezi 12 cyangwa se umwaka. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri byose by'ikinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse feri, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Ndakeka ko wamaze guhitamo C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, nicyo cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ese nicyo cyangombwa polisi bishobora guhita igusaba kucyerekana mu gihe wakoze impanuka yo mu muhanda? A, icyemezo cy'iyandirwa ry'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo mu gihe kuri direct tuvuga ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo cyangombwa bahita bakwaka kucyerekana, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni perime. Bahita bakwaka perime bakareba ese ko yakoze impanuka, ese yari impanuka cyangwa n'ubundi nuko atarazi gutwara adafite uruhushya rwa burundu. Rero bahita bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, cyangwa se mu zindi ndimi mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, tuba tugomba kwitwara ute? Tuba tugomba gukora iki? A, tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho cyangwa se barakudepashije, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita asa nkaho mugiye gusiganwa. Biriya biba byabateza ibyago, ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Wabona bakunyuzeho ukagabanya umuvuduko cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite, kuko umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukunyuraho aba agiye kugendera mu ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Rero kugira mudatezanya ibyago cyangwa bakaguteza ibyago, uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo umuhe inzira agaruke mu gice cy'iburyo byihuse. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro.
Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ni 30 icishijemo umurongo ubererese utukura. Ese kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Kugira ngo ukibone mbere yaho uba wabonye nk'iki ngiki kitacishijemo umurongo kikuvuga ngo umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, ni uwo nguwo uri mu kirango. None iyo ubonye kino bacishemo umurongo ugeze ku iryo herezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Muri make iyo ubonye kino cyapa wongeza umuvuduko muke ugenderaho aba uri mu birango. Noneho bacishamo umurongo utukura ko uba wemerewe ko wanagabanya ukagendera munsi yo muvuduko ushushanyije mu birango. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ubonye ibyapa biri kukugora, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Urebe iriya video nawe ukoreye amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntiwemere kuyikoresha ryari? A, mu biro bya leta. B, mu biro bya polisi. C, igihe utwaye ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso kuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta murabizi ari na serivisi runaka dusaba tukabahamagara bakatwita bakazitukemurira izo serivisi. Igihe utwaye ikinyabiziga byo ntibyemewe. Mu biro bya polisi urabizi niyo habaye impanuka uhamagara rimwe kabiri uri kubamenyesha kandi bakagufata bakakwitaba. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko ari wose ahari hose ntibyemewe gukoresha telefoni ngendanwa. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, gutwara ujya iburyo ugaruka ibumoso. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, mbone nka za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Gutwara uzungazunga mu muhanda. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso kuri nta kindi B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga aba ari bibi igihe cyose. Wenda uri gutwarira iburyo, hari umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse inyuma agiye kukunyuraho, uhise uzungazunga uva iburyo ugana ibumoso, ibyo bishobora gutuma kugonga bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago kandi haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda mu gihe uri gutwara ikinyabiziga mu muhanda. Kuzungazunga aba ari bibi igihe cyose, biba byaguteza ibyago. Muri ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu gigufashije. Kanda subscribe wazga ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo agenda mbashyiriraho n'ibizamini nkunda gukosora biba bimaze gukorwa ari icyambere. Ikindi amanota ugize yandike muri comment kugira ngo turebe ukuntu uri gutsinda. Ikindi hari ikintu cyakugoye, hari isomo ukeneye ko nkwigisha, byandike muri comment
turitegure turi kwigishe, cyangwa uhita unyandikira kuri WhatsApp, ntabwo mba nabura ibintu nkohereza bigufasha gutegura ikizamini neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi na ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ushaka kode twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga aho waba uri hose mu gihugu, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga mudasobwa mbere y'uko ujya mu kizamini kugira ngo nugerwaho mudasobwa nizakubera ikibazo, turaza tukayikwigisha aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali, ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera ikibazo. Mwebwe nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashe. Mukeneye igitabo cy'amategeko y'umuhanda tuyigusangisha iwawe kandi kukikuzanira aba ari ubuntu. Uri hano mu mujyi wa Kigali turakikuzanira aho waba uri hose. Twandikire rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Abari hafi gukora amahirwe masa ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.